Yesu ashimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabe mu mitima yanyu, abe no mu banyu no mu byanyu mu izina rya Yesu. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umukristo wo mu Gatenga. Twishimiye kubana namwe kandi dushimiye Imana yaturinze kuva ku munsi duheruka hano kugeza uyu munsi tukaba tugikijijwe. Imana ishimwe ikiduhagazeho kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare. Hanyuma tujye kuganira ijambo ry'Imana. Ntago ndi butinde kuko inyuma yanjye hari undi mwigisha, ariko turavuga icyo Yesu yaduhaye kuvuga. Mwagize neza kuza, Imana ibaho umugisha. Amen. Turasoma igitabo cya mbere cy'Abami gice cya 16. Gice cya 13. Igitabo cya mbere cy'Abami gice cya 13 duhereye ku murongo wa 20. Igitabo cya mbere cy'Abami gice cya 13 umurongo wa 20. Igitabo cya mbere cy'Abami gice cya 13 umurongo wa 20 haravuze ngo nuko asubiranayo nawe, bageze iwe ararya aranywa. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 13 umurongo wa 20. 19 ku murongo wa 19 haravuze ngo nuko basubiranayo nawe, bageze iwe ararya aranywa. Bakicaye ku meza, ijambo ry'Uwiteka riza kuri uwo muhanuzi wamugaruye, atera hejuru abwira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda ati, umva uko Uwiteka avuze ati, ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe igutegetse, ariko ukagaruka ukarira aho yakubujije ukahanywera kandi yabikubujije, nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cya basogokuruza. Nuko uwo muhanuzi bagaruye amaze kurya no kunywa, wa wundi wamugaruraga amushyirira amatandiko ku ndogobe, aragenda ahura n'intare iramwica, intumbi ye irambarara mu nzira, indogobe yihagarara iruhande, intare nayo ihagarara iruhande rw'intumbi. Nuko abantu bahanyuze babona iyo ntumbi irambaraye mu nzira, babwira abo mu mudugudu aho uwo muhanuzi w'umusaza yabaga. Uwo muhanuzi wamugaruriye mu nzira byumvise, aravuga ati, ni wa muntu w'Imana utumviye ijambo ry'Uwiteka. Nicyo gitumye Uwiteka mugabiza intare iramutanyaguza iramwica nk'uko Uwiteka yari yabimubwiye. Ahera akabwira abagaragu bati, nimumushyire amatandiko ku ndogobe. Nuko bayashyiraho, aragenda asanga intumbi ahira irambaraye mu nzira, indogobe y'intare n'intare bihahagaze iruhande rw'intumbi, ariko intare yari itariye intumbi kandi itakuye indogobe. Uwo muhanuzi aterura intumbi y'umuntu w'Imana ayishyira ku ndogobe, ayisubira nayo. Maze uwo muhanuzi w'umusaza asubira mu mudugudu w'iwabo, aramuririra aramuhamba. Iyo ntumbi ayihamba mu mva ye yicukuriye. Baramuririra bati, ni ishyano mwene data. Nuko amaze kumuhamba abwira abagaragu bati, nimara gupfa muzampambe muri iki gituro umuntu w'Imana ahambwemo, amagufa yanjye muzayahambe muri iki gituro. Imana idufashe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Luka ubutumwa bwiza gice cya 16 umurongo wa 1. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka gice cya 16 dusome duhereye ku murongo wa 1. Isezerano rishya aravuze ngo, kandi abwira abigishwa bati, hariho umutunzi wari ufite igisonga cye, bakimuregaho ko cyaye ibintu bye. Aragihamagara arakibwira ati, ibyo nkumvaho ni ibiki? Murikira ibyo nakubikije, kuko utagikwiriye kuba igisonga cyanjye. Icyo gisonga kiribwira kiti, ko databuja ari bunyage ubutware bwanjye, nkaba ntashobora guhinga, hagira isoni zo gusabiriza, ndagira nte have. Nzi icyo nzakora kugira ngo nimara kunyagwa bazandaze mu mazu yabo. Ahamagara ufite umwenda wa shebuja wese, abaza uwa mbere ati, harya databuja azakwishyura iki? Arakwishyuza iki? Aramusubiza ati, inshuro 100 y'amavuta ya elayo. Nawe ati, enda urwandiko rwawe wicare vuba wandike 50. Maze abaza undi ati, harya wishyuzwa iki? Aramusubiza ati, inshuro 100 z'amasaka. Aramubwira ati, enda urwandiko rwawe wandike 80. Nuko shebuja ashima icyo gisonga kibi kuko cyakoze iby'ubwenge,
kuko abana b'iyi si ari abanyabwenge mu byo ku ngoma yabo kuruta abana b'umucyo. Kandi ndababwira ni ubutunzi bubi mushakisha inshuti, kugira ngo nibushira bazabakire mu buturo bw'iteka. Ukiranuka ku cyoroheje cyane aba akiranutse no ku gikomeye, kandi ukiranirwa ku cyoroheje cyane aba akiraniwe no ku gikomeye. Imana idufashe. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, turacyari kumwe? Urwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto rwa mbere igice cya 4 umurongo wa mbere. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 4 umurongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto cyangwa Abakorinto igice cya 4 umurongo wa mbere. Haravuze ngo nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo, n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, kandi ibisonga bishakwaho ko biba abanyamurava. Amen. Winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, uwo n'umujura agambiriye gutwara ibyo ufite. Winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, uwo n'umujura agambiriye gutwara ibyo ufite. Oya niwemere ko umwanzi agutwara iby'agaciro. Oya niwemere ko umwanzi agutwara iby'agaciro. Rinda neza ingabire wagabiwe, kugira ngo kuri wa munsi uzaragwe. Rinda neza ingabire wagabiwe, kugira ngo kuri wa munsi uzaragwe. Umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba, kwica ndetse no kurimbura, ariko Yesu yaje intama ze zibona ubugingo bwinshi. Oya niwemere ko umwanzi agutwara icy'agaciro. Oya niwemere ko umwanzi agutwara icy'agaciro. Rinda neza ingabire wagabiwe, kugira ngo kuri wa munsi uzaragwe. Amen. Amen. Umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba, kwica ndetse no kurimbura, ariko Yesu yaje ngo intama ze aziha ubugingo bwinshi. Dushimire Yesu waje akaduha ubugingo bwinshi. Amen. Tugiye kuganira ijambo rifite intego ivuga ngo icyo yakubujije niryo pfundo ry'umugisha wawe. Icyo yakubujije niryo pfundo, niyo ambaraje, niyo ibintu byose uzi Imana yakubujije, bibi byanditswe mu byanditswe byera, bibi byo wabwiriye ku misozi usenga, bibi byo wumvise mu kanwa k'abigisha n'abahanuzi, niryo pfundo ry'umugisha wawe. Umwandakariye niko muri gufashwa. Ibintu byose uzi wibuka Imana yakubujije. Ubundi habaho amasezerano y'ubwoko bubiri. Hari isezerano rigira kondisiyo
isezerano Imana iraririnda, iraryitegereza, iryitaho cyane kandi ikita ku wo yarihaye cyane, iranamufuhira, iranamukurikirana, iranamushakisha kugira ngo ikore ibintu bibiri. Icya mbere, imuhembe mu gihe yashoboye ibyo yavuganye nayo, inamuhane mu gihe yananiwe ibyo yavuganye nayo. Muraza kunyumva? Isezerano rifite kondisiyo, rifite amabwiriza, muryitondere. Noneho rero isezerano ridafite ibwiriza, ridafite iri sezerano n'abanyantege nke, Imana irabiherekeza ikabisohoza kuko ari Imana itabeshya. Muracyari hano? Umva, niyo yagwa uwo muntu Imana itaramubwiye ngo nugira gutya ntacyo nzagutwara, umva irabisohoza ikavuga ngo ndi Imana ivuga igasohoza, ikarwana ku cyo yavuze. Muracyari hano? Twese amen. Mwanyikiriza twese amen. Mwitondere abarokore muri riteraniro, umubare munini uri muri riteraniro mufite amasezerano afite kondisiyo. Niyo mpamvu mwabusanye n'ibyo mwavuganye n'Imana. Niyo mpamvu muhora mu masengesho mumera nk'abirepeta, mumera nk'abisubiramo, mumera nk'abizengurukaho, kuko icyo mwavuganye n'Imana mwaracangije, mwisanga mu ngaruka z'ibihano Imana yateguriye abica bya sezerano mwagiranye nayo. Sawa. Imana yabwiye Kayini, muri hano siko mwandakari, muhumure. Imana yabwiye Kayini amaze kwica Abeli kandi ikintu cyantangaje abayobozi b'icyumba, Kayini yishiye Abeli mu rusengero. Ubu dufite abarokore bagendana inyundo mu rusengero. Ni mu rusengero yamwishe kuko yamenye amakuru ko igitambo cye cyemewe, icya Abeli cye kitemewe, ahita afata agakoresho ahita amurangiza mu rusengero. Abantu bagendana inyundo, ibyo bifashisha mu kurangiza abantu b'Imana. Kugira ngo yagiye kure, oya, ni hagati mu rusengero. Kugira ngo niwe wenyine ugeragerezwa hano se, oya, hari n'abandi bahageragerejwe baranapfa. Abaje gusenga mwese amen. Imana ibaza Kayini amaze kwica Abeli, iramubaza ngo Kayini, ni ibiki wakoze? Arayibwira ngo nakoze iki se? Nakoze iki? Iramubwira ngo ntubizi ko wishe murumuna wawe? Ntabyo uzi? Arayibwira ngo ntago ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Mu rusengero, utagira ngo ni inyuma ni mu rusengero nkuko mwicaye hano. Iramubaza ngo Abeli murumuna wawe ari he? Arayibwira ngo ntago nshinzwe kuragira murumuna wanjye, kuko azi icyo yakoze, intoki zirajojoba amaraso ya murumuna we, icyo yakoze arakizi, ariko n'isoni nke abwira Imana ngo ntago ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Imana iramubwira ngo icyo wakoze, ndakubwira ibintu bibiri. Icya mbere, ubutaka buzaguhunga ntuzigera weza. Buhari ibintu Imana yavuganye namwe, murananirwa muracogora, ubutaka bubima umwero wabwo. Turi ku ntego y'ijambo ivuga ngo icyo yakubujije niryo pfundo ry'umugisha wawe. Amen. Muri hano? Amen. Imana ibwira Kayini, iramubwira ngo kandi ahantu hose uzajya ugera bazajya bakuvuma, bavuge ngo dore wa muhungu Imana yavumye, dore wa musore Imana yavumye. Ibintu yakoreye mu rusengero, icyaha yakoreye mu rusengero cyahumuriye cyangwa se cyanukiye abari kumubona kandi yaragikoze badahari. Sawa. Wari uzi ko rezilita y'icyaha, umusaruro w'icyaha ugera ku bana bawe kandi waragikoze badahari? Wari uzi ko icyaha kigera mu buzukuruza bawe n'abuzukuru kandi waragikoze badahari? Imana yabwiye Kayini ngo aho uzajya unyura hose bazajya bakwita ikivume. Iramubwira ngo ari ku mutima wawe wari ukwiye gutegeka ibyaha,
uyu munsi Imana iduhe imitima itegeka ibyaha. Munyikirize amen. Mbabwire niyo mwakatura mukamara amasaha 100 mwatura mutari mwabona imitima ibashoboza kuzinukwa ibyaha, impossible. Niyo twabapfukamisha inshuro 1000, niyo twakikebagura amaraso akaza, ntushobora guhinduka utari wahabwa umutima unesha icyaha. Haleluya. Iri jambo twasomye mu gitabo cy'Abami ni igihe ubwami bwa Isirayeli bwari bumaze gucikamo bibiri. Salomo yakoze icyaha gikomeye, Imana irababara. Hanyuma Imana ibwira Salomo, iramubwira ngo icyaha wakoze kigiye gutuma ngabanya ubwami ibice bibiri, hazabaho ibice 10 by'imiryango ya Isirayeli 10, hasigara indi miryango 2, wa Yuda n'uwa Benyamini. Nabwo mbigiriye imbabazi nasezeranije Dawidi. Nabwo ni ijambo ryiza navuganye na Dawidi. Ubundi nari kukwambura byose ugasigara ntacyo ufite, ariko isezerano nagiranye na Dawidi cyara ndaririnze ku bwa Dawidi. Unyikirize haleluya. Birabango Imana ibwira Salomo, iramubwira ngo ibice bibiri, imiryango 2, uwa Benyamini n'uwa Yuda niwe usigaranye, hano indi miryango 10 isigaye nzayihereza undi muntu numva nshaka. Imana ifata umugaragu wa Salomo witwaga Yerobowamu, yari umukozi we, yari umugaragu we, umuhanuzi Ahiya, ngo bahurira ku musozi. Aramubwira ngo mba nkubwire uko Uwiteka ambwiye. Haleluya. Harambwiye ngo uhereye none Imana igupasuriyeho cyangwa se iguhayeho ku bwami bwa Salomo, kuko yagomeye Imana ntiyumvira amategeko n'amabwiriza nk'uko Dawidi umugaragu we yagendanaga nayo. Iramubwira ngo yari yambaye umwenda mushya, ngo arawucagagura ukuramo ibice 12, 10 abihereza Yerobowamu, ibindi 2 arabanga ibi nibyo Imana isigarije Salomo ku bwa Dawidi. 2 isigarije Salomo ku bwa Dawidi. Muri hangana niko nahawe, yambwiye ngo nze mbabwire ngo icyo yababujije nicyo kirimo ipfundo ry'umugisha wose. Mukeneye ku Mana, musenge make ariko mwubahe icyo yavuganye namwe. Haleluya. Nanyikirije inshuti. Haleluya. Mwiruke mu misozi mike no mu byumba byo muri Kigali, mwubahe icyo Imana yavuze. Mureke kwiruka ku bahanuzi n'ababareberamo gusa, ahubwo murinde icyo Imana yavuganye namwe kirimo ipfundo ry'umugisha. Uyu Yerobowamu amaze kugera ku ngoma, nawe Bibiliya bango Imana yamuhaye condition, imuha rya sezerano rifite amabwiriza. Iramubwira ngo nugira umwete wo kugendera mu mategeko n'amateka byanjye nk'uko umugaragu wanjye Dawidi yabikoraga, nzaguha umugisha, nzanesha abanzi bawe, kandi ingoma yawe izakomera iteka ryose. Dore nkukuye muri rubanda ari ntacyo ufite, uri Rwesamadongo. Nkuzanye i Kigali ari ntacyo ufite, abazanye imyenda mweshashi, abaje nta nkweto bambaye, abaje kuba imodoka, baje gukora utuzi two mu ngo. Nkukuye muri rubanda kandi nkukuye aho nakurindiraga, n'abasigaye nzabarinda. Ubu hari amashimwe atera ishyari, ngo abantu ngo baba mu mujyi, ngo bavuye mu cyaro ngo nimutere haleluya. Wa mugani wa mwene wacu yaravuze ngo mu cyaro ntimwasizeyo ba mama banyu. Sibyo nishimwe kuba uri Kigali, ibintu bitoya. Icy'ingenzi ni ukurinda icyo Imana yavuze. Abaje gusenga haleluya. Uyu munsi ndumvwa n'abashaka kunyumva. Yerobowamu Imana iramubwira ngo nzagukomeza, ariko nugendera mu mateka n'amategeko byanjye nk'uko Dawidi yabanaga nanjye, nzagukomeza, nzogeza ingoma yawe izaba iy'amahoro. Yerobowamu ava mu materaniro yafashijwe, nyine yumva ibintu by'Imana ari yare. Hakuno mujya mubyina iyo mwavuye hano Imana yavuze. Utamasezerano yose ukima niyatanga, yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Umunyenga w'amasezerano n'ibintu Imana ivuze muwusiga hano mu rusengero. Niyo mpamvu ku munsi wa kabiri mugaruka mwahindutse. Se mugira ngo Imana ni soniteke. Abaje gusenga amen.
ntago Imana ivuga kuko twabyinnye cyane. Hari umuntu wari uyoboye amateraniro iwacu ejo bundi aravuga ngo reka ngo duhaguruke tubyine ngo abantu bakanguke. Ndavuga ntago twebwe tubyina ngo abantu bakanguke, ahubwo duhimbaza Imana, duha Imana icyubahiro. Ntago tubyina, nta nubwo dusirimba, ntago tuza muri uru rusengero kugira ngo tuze gufata morale. Oya, hari za gym hano hanze twakishyura amafaranga tukabyinamo tugaterura ibituza bikaza, ariko iyo twaje mu nzu y'Imana tuba twaje kuramya. Se muranyumvise? Ntago ari umwanya wo kubyina no gukora siporo ngo tubire ibyuya byinshi. Oya, hano hanze twabikora, uretse ko abarokore mwabicuritse musigaye munambara ubusa ngo mwagiye ngo muri siporo ngo kugabanya isukari n'ibinure. Hazaje ugasenga yitatu kuzahita ubona regime. Mugira ngo regime iragoye abana b'Imana no gukubita amayibiri Imana ikica iby'ubugingo n'iby'umubiri kabirangiza. Ariko mwebwe ngo kujya mwirirwa mwambaye amakora, mwambaye ubusa hano mu muhanda, ngo mwiruka ngo muri kugabanya isukari n'imivuduko. Senga yitatu urebe ukuntu usubira kuri tayi. Ibyo bibakereza amarepetisiyo bituma ngo mwagiye muri sauna, abagabo mwozwa n'abagore, abagore mwozwa n'abagabo, inzara ngo n'abagore bazibaca. Mwabuze inzebe muce inzara wanyu. Hago iyo miteto n'ubuzima bworoshye mufite mubukuye hano naha. Gutanga igihumbi muri saro ngo baguce inzara. Bo nakazi kubagasabye, ntago mbiciye akazi, ariko bafite bene wabo bakwiye kuzicira. Muri hano ngo ngewe ngo izo saro mujyamo bakabogosha, abagore mukozwa n'abagabo mu mutwe, abagabo mukozwa n'abagore mu mutwe. Rahir Imana imfashe muri iri teraniro twese, amen. Icyo yababujije ni ipfundo cy'umugisha wose mukeneye mu Mana. Amen, amen. Yerobowamu ahita akora icyaha gikomeye cyababaje Imana. Imana irababara, ngahita abwira Abisiraheli arababwira ngo ndashaka kuborohereza uburyo bwo gusenga. Mwajyaga mugiye Yerusalemu muvunitse, amarepetisiyo yo makorari yo muri ADPR arabavuna, ubuzima bwo muri ADPR basigaye babukanira. Nshaka kuborohereza, nshaka kugira gute? Arabwira tuhereye none Imana idotani iyindi Beteli, hanyuma ba bishop muri hano nzajya mbahemba menshi, ariko mutambira ibigirwa mana byanjye. Kimwe agishyira idani, ikindi agishyira Beteli. Baba bishop, baba apotre n'ababa baririmbye ngo bahindukirira Bayali, barayibwira ngo ni wowe Mana yacu. Imana irarakara. Nababwiye ngo isezerano rifite kondisiyo Imana irarifuhira. Ya haleluya! Imana ifuhira ibyo yavuze, ikakubwira ngo nugira gutya nzagira gutya. Soma Gutegeka kwa 2:28 haravuga ngo niwubaha Uwiteka ukumvira amategeko n'amateka byose Imana iguha uyu munsi, iyi migisha yose izakuzaho, ariko nibikunanira iyi mivumo yose izakuzaho. Muracyari kumwe nanjye? Imana irababara, imutumaho uyu muhanuzi ngo yaravuye i Buyuda. Agenda Imana imubwiye ngo wa mugabo we uri umuhanuzi, ariko ibintu ugiye guhanura bifite amabwiriza n'amategeko. Genda ubwira Yerobowamu ngo iminsi umaze ku ngoma irarangiye, nagukuye muri rubanda ndakogeza nkugira umwami, nkukiza kwambara ubusa nkwambika neza, ndakugaburira, bamwe mbishyura amaminerivare, abana bawe ndabatunga, nkurerera abana uri umupfakazi. None igihe nari narateguye ku ngoma yawe kirarangiye, kuko nabonye ko utazi kurinda isezerano. Umuhanuzi ngahagaze ku gicaniro i Beteli, haravuga ngo nimwumve uko Uwiteka ambwiye. Uyu muhanuzi nawe reka asugira ngo byoroheye abato muri twe n'abakomeye muri twe biradukomereye. Abigisha, abahanuzi, abaririmba, ababishopu, abapotre n'abapasiteri, natwe dufite isezerano rifite umukoro, rifite icyo rigomba kurindwa. Iramubwira
nugerayo nturye ntunywe ugende uhanure utahe. Ugende uhanure, mwanyikirije ko mbakunda. Ugende uhanure, ugende uririmbe, ugende ubwirize, ugende usanga, nta bindi nkutumye. Nta bindi nkutumye. Utanga amaturo, kumenya icyo yakoreshejwe ntibiku. Utanga icya 10, kumenya icyo kimara ntago biku. Utahe. Uyu mugabo agenda akora iby'Imana yamubwiye, yibagirwa isezerano yagiranye n'Imana. Ngo hari umuhanuzi w'umusaza ngo uba muri icyo gihugu, ngo yabwiwe amakuru n'abana be bari mu iteraniro. Uyu muhanuzi asesa igicaniro i Beteli, ngo abana b'uwo musaza baragenda baramubwira ngo twabanye umuntu, reka mbabwire izi 6 mushaka, iki cyubahiro no gukomerwa amashyi mukeneye. Ruhamanya uku gukomerwa amashyi abatumishi bashaka, izi korari zikeneye amashyi bakiririmba, nimubwire munyumve, tuzahabwa impundu dutabarutse. Noneho Imana abayobozi namwe dufitanye ikibazo. Imana musigaye muyisaba intwererano y'amashyi kwa nini? Joseline ngo yaturutse mu Gatenga ngo mukomere Imana amashyi. Ça veut dire quoi? Korari ngo imaze kuririmba ngo dukomere Imana amashyi. Niba baririmbye ibidufata turibwiriza tuyakome. Muracyari hano? Samwanyikirije kweli. None se munagira ngo mbigenze nte ariko Yesu yabwiye. Twese haleluya. Twese haleluya. Twese haleluya. Njyewe Joseline navuye mu rugo nitwaje ishakoshi yanjye irimo Bibiliya na telefone byanjye na tike yanjye. Noneho ngeze hano ngo bantwaze ngo igitabo, ngo bantwaze Bibiliya, ngo nyikuye mu Gatenga nayizanye nte. Nayizanye izo mbaraga zanshoboje kuyivana mu Gatenga nyigeze hano ziranshiranye. Ariko ngo kugira ngo Joseline ngabe ngari umuntu kase. Uhanure utahe, uvuga ibyo nagutumye utahe. Hariho numvisha amaze guhanurira umuntu, twari dushoje iteranira ahantu runaka, arambwira ngo ibintu nguhanuriye birakomeye, ngo numara kugerayo ngo uzanyibuke, ngo cyangwa nzakwishakira ngo mpituro ry'ibyo mpanuye. Hanura utahe. Nase hari Matewusi icuruza iby'Imana ivuga, hari isoko ricuruza amasezerano. Wizera wese azabona amasezerano. Munyikirize haleluya. Uwizera wenyine azabona amasezerano, kandi ashobora kuyabona atanahanuriwe yizeye. Bishobora kuba itanabivuze ikabikora. Aburahamu yahanurirwaga nande se? Yarizeraga. Abagabo batubanjirije nta bahanuzi bagiraga, babanye n'Imana barayizera, bagirira Imana icyizere itanavuze, barabangwa n'Imana yo kwizerwa no kubikora. Izabikora. Imana ishimwe ko muri riteraniro. Abizera mwese haleluya. Abakijije mwese haleluya. Ishobora kubikora itanavuze, ifite ubushobozi bwo kubirema. Niko yabwiye Yeremiya. Kandi abantu bose bakoranye n'Imana ruhamwe, itavuganye nabo nibo baramye. Uzasome Bibiliya, abantu bose bagendanye n'Imana itiriwe ivuga, bakumva ibihamagariye bo ubwayo, nta wundi muntu yanyuzemo, babaye intwari zo kwizera, barakomeye, bagirira Imana icyizere. Ariko mwese aje mbwiye batahanuye ngo ubwo uyu munsi nta bintu ngo nta kiba cyabaye. Claude mukanya bahanurire s'il vous plaît.
uhanura utahe, nanjye ndabwiriza ntahe. Celestin nawe ahanura atahe, ariko ikizaherekeza imbaraga z'iby'Imana ivuze ni ukurinda icyo yavuze. Se muri hano yemwe we, umuhanuzi ibi ntahanuye nibyo. Imana yavuze ngo Yerobowamu Imana izakumuca ku ngoma, sibyo? Nibyo. Ariko ageze ku isahani y'ibiryo, ageze ku gikombe cy'amata, kuri nido abonye vuba aracanganyikirwa. Ageze ku $100 bamuhaye, atangiye kubeshyera Imana ngo iravuze itavuze. Superi na Reyali bamwambitse biramucanganyikishije, yibutse isezerano Imana yamuhaye, ararya aranywa Imana yamubujije. Kubera ko Imana iri juste, kuko Imana ari inyangamugayo, iherekeza ijambo ryanga igira gute irisohoza. Urya musaza wamushutse, wa musaza wamushutse niwe wamubwiye ngo umva ko Uwiteka ambwiye, arambwiye ngo uve iwanyu hari icyo mwari mwavuganye. Yemwe we, muracyari hano? Se mukunda ijambo ry'Imana cyangwa murashaka kwegama mu ntebe gutya gusa nk'abadepite bikarangirira amaho? Nimutubaha icyo yavuze ni ukuri z'abantu. Twese amen. Umusaza ararya, amaze kurya amaze kunywa, ijambo ry'Uwiteka riba rimugezeho ritumva uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo kuko wariye kandi ukanywa urapfa. Yemwe we, uragira ute? Se mwanyikirije ko mbakunda. Urapfa kuko Imana irambwiye ngo urapfa, kandi urapfa utaragera mu iwanyu. Hari abantu bazapfa batageze mu bwami, hari abazapfa bararirimbye, hari abazapfa baradiyakonye birirwa bambaye amabaji y'idini, hari abazapfa bararirimbye nyinshi, hari abazapfa baratanze ibya 10 n'amaturo, hari abazapfa batageze iwabo. Abanga Imana ntibayisenge bazapfa bo kwibukwa, nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero. Urwidukunda tw'abari mu isi nirwo rutashira. Kandi Imana iteye ubwoba muyoba, uzi ko Imana ikwica uriho. Imana ikwica uriho ugapfa uhagaze. Ikimenyimenyi. Amen. Paulo ngo yagiye gusenga, ngo yazanye ibintu by'imiteto, ngo urabona ngo ngende umutumisha ukaze, ngo n'imiswaro yanjye ikiza abantu. Abarayibwiye ati n'ibicucu byanjye bijya bikiza abantu. Ubu nta kintu wumvamo Mana, wanyijijije ijisho. Imana yamwisha ahagaze, iramubwira ngo taha Paulo we, icyo ni ikintu kizajya kikwibutsa ko nawe uri umuntu. Abantu mwese mugenda n'udupasi password tw'Imana pore abagenda n'utuntu tw'Imana pore, n'utubibutsa ko muri mwisi mutaragera ibwami. Abaje gusenga haleluya, abaje gusenga haleluya. None se wambwira ukuntu Penina na Hana baturana, bose bafite inda zibyara, bafite umugabo umwe, bose bafite amahirwe yo gukikira, bafite amabere yo konsa, bose ni kimwe, ariko Imana igashyiramo agapassword ikavuga ngo Hana azabyara mbishatse. Abageragezwa nk'uko Imana ibishaka, azabyara mbishatse. Sugira ngo mwese muzashaka mufite 21, inda y'ibabeshye, hari n'abishyiramo akabare k'ibanga kavuga ngo uzahava mbivuze. Nta murozi ubirimo, nta rekada, nta na anti wakuroze, reka ariyo yabifungiye hariya hejuru. Iramubwira ngo ubuntu bwanjye wowe Paulo, genda uririmbe ubwiriza usenge
jya muri korari urepe turirimbe, igishako cy'ijisho kigumana kizajya kikwibutsa ko nawe uri umuntu, uri umunyantege nke. Rero ntabwo ibintu byose Imana izabusubiza, nta nubwo ari itegeko ngo Imana ngo dukeneye amafaranga, uva mu nda ya nyoko wari waje wandikiwe angahe ngo tuvuge umwenda Imana gusigayemo tuwukwishyure, turahita tuwuguha nonaha. Ninde wababwiye ko Imana ibafitiye ideni? Ideni twari dufite n'iryo gucungurwa naryo yararyishyuye. Mvuze ari keza muri buhite mukomera Imana amashyi. Ideni Imana yari dufitiye no gucungurwa nabyo yarabikoze muri Kristo Yesu. Ya haleluya! Umwenda Imana yari dufitiye abanyamahanga n'uwo kuduha Yesu yarawishuye, yarawishuye, yarawishuye. Muri mbye yaravuze ngo yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atuma nera de. Kandi kikwereka ko Imana nta mwenda igufitiye. Ufite imyaka ingahe? Njye mfite yayindi mfite. Noneho ikikwereka ko Imana nta deni ifitiye, ahubwo n'ibyo yaguhaye ugenda uretiraho buri kamwe. Burya turi mu ngo happy birthday to you, burya buri kubikuza. Happy birthday to you, happy birthday to you, burya buri kubikuza ubwira Imana uti uzi ko n'umwenda nari mfitanye nawe uri kugenda ubusezera. Uyu munsi ubifite 20, ejo ukagira 30, ejo ukagira 30, ejo ukagira 40, ejo ukagira 50, ubwira Imana ngo bayi Imana umwenda nari ngufitiyemo ndawuvamo, ahubwo nimwe mufitiye Imana umwenda wo kuyikorera, kuko iminsi musigaranye ni miki. Se muri hano mukate keke nyinshi mumenya ko muri kubikuza iminsi mwabariwe yo kubaho. Bibiliya avuga ngo Dawidi arangije ibyo yagombaga gukora byose arasinzira arabora. Gahunda usigaranye no gusinzira ukabora. Utisenge ko nkaze mfite amafaranga menshi muri Beka na Beneri uzabora. Iyo gahunda isigaye, ariko twebwe abafite Yesu ntituzasinzira nk'abandi. Njya numva impanda ivuze, mbona isi iratigita, abantu bagira ubwoba babuze aho bihisha, bamwe bati twihishe dushaka aho twihisha, dore ya mana bavugaga iyo uduhanze amaso, nteze amatwi ngo numve ibyo, numva induru ziravuze, batiye babaye babawe iyo mbimenya nkihana, batiye babaye babawe iyo mbimenya nkihana, nteze amatwi numva bera baturabeho intare ihurana n'indogobe yari imuhetse, nk'indogobe yikubita hasi, itura hasi nyiri ukubwirwa ijambo. Hari ibintu Imana itazangiza, izangiza abo yavuganye nabo. Hari igihe Imana ibungabunga abana ikadiha wowe, ikavuga iti Uwiteka nzabana n'abana b'uyu muntu, ariko wowe tuzabonana. Intare ngo n'indogobe bihagarara iruhande rw'intumbi y'umuhanuzi. Hari ibintu Imana itazemera bihungabana, ikarebana n'abo yavuganye nabo ntibayumve. Imana yakurindira business ikayirinda pe
ariko wowe warya uryama ukabura amahoro. Minerivane z'abana Imana yazitanga, ariko wajya wicara ukumva ntufite ibyishimo, kumva uri mu minsi yasinejejwe nabyo. Kubera iki? Kurinda icyo yavuganye nawe byarakunaniye. Ngo intare n'indogobe bihagarara iruhande rw'intumbi y'umuntu w'Imana ngo ntihagira ikimwakura. Ntihagira ngo wa muhanuzi w'umusaza ngo yumva amakuru ko ibyo yahanuriye wa muhanuzi byasohoye, ngo abwira abagaragu barabwira ngo nimuntegure amatandiko ku ndogobe njya kureba wa muntu w'Imana. Abantu bagiye gutambikishwa no kureba ibyakubayeho, bagiye gutambikishwa no kureba ibyakubayeho, kandi nugira umugisha muke uzasanga ari babandi mwasenganye niba abanyamakuru beza barabivuga, babivuga nyine nk'abari bahari. Ubu dufite abantu batwibutsa amasezerano, kavuga ati ariko wowe bya bintu Imana yavuganye nawe bizasohora ryari, ukagira ngo ibivuga wari wayibwiye ngo ibivuge. Nabagukangura bakwibutsa ko kwiriye kubera amaso icyo Imana yagize gute yavuze. Siko mwandakariye iravuga ngo acyura intumbi y'uyu muhanuzi waturutse i Beteli ayijyana kuyishingura, baramushingura arapfa 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 arapfa, azize kutarinda no kutumva icyo Imana yavuganye nawe. Isezerano rifite amabwiriza muryitondere. Munyikirize amen. Ngira ngo singiye gusoza. Ijambo twasomye muri Luka 16 riravuga amakuru y'umuhungu uzi ubwenge. Umusore Bibiliya avuga ngo yamwise igisonga kibi ariko kizi ubwenge. Igisonga kibi ariko kizi ubwenge, gifite ubwenge. Ngo uyu mugaragu yari igisonga kibi, hanyuma ngo sebuja aza gutanga itangazo ko agiye kujya mu kindi gihugu. Apana kujya mu kindi gihugu, ahubwo yaravuze ngo ndashaka kugenzura ibyo muri urwo rugo rwanjye byose, hanyuma menye amakuru, ndebe bije y'ibyo natangiye n'ibyo nsigaranye, mpembe umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Iki gisonga kibi ngo kimenya amakuru ko sebuja agiye kuza gukora audit. Aravuga ati amafaranga y'abandi nayariye, ko imitungo y'abandi nayimaze, ndabigenza ngo kigira inama, kijya mu bo cyakobye, kijya kuwa mbere kiti harya databuje umufitiye ibintu bingana gute, ati mufitiye litiro 100 z'amavuta ya elayo. Ati ntukabura ubwenge Imana itazakureka, sana senkani izindi senkano zimpereza. Ajya kuba bahaye amasaka, ati harya databuje umufitiye ideni ringana rite, ati mufitiye ibiro 50 by'amasaka. Ati reka byihorera uzazane 20 izindi 20 uzimpereza. Bibiliya avuga ngo sebuja aza kumenya amakuru y'iki gisonga kibi, arabwira abigishwa aravuga ngo mbese ubwo igisonga kibi cyamenye ubwenge, ni iki gitumye abantu banjye batamenya ubwenge? Ni iki gituma abantu banjye batamenya ubwenge? Imana yamwe ngo nze mbabwire ngo icyo yababujije kibitsemo umugisha wose mukeneye. Twese amen. Hari ibintu bine bishobora gutuma wangiza icyo Imana yavuze. Ibintu bine bishobora kuba imbarutso ya kwangiza ibyo Imana yavuze kandi yarabivuze, ifite n'ubushobozi bwo kubikora. Icyambere gishobora gutuma wangiza ibintu byose Imana yavuganye nawe kandi n'ukuri yarabivuze kizana bisohoza. Icyambere ni imiterere mibi. Imiterere, character, uko umuntu ateye, uko uteye bishobora guhinduka inzira y'umugisha wawe cyangwa se bigahinduka inzira yo kubura umugisha wawe. Turi kumwe? Siko mwandakari muri ko nyumva. Imiterere y'umuntu ishobora gutuma agera mu masezerano y'Imana yavuze, kandi imiterere mibi ishobora gutuma arata umugisha wose Imana yari yamusezeranije mu isegonda rimwe. Imiterere umuntu umwe uba mu gihugu cyo hanze yahamagaye uwo mu Rwanda, arambwira ati ndashaka abigisha beza bo mu Rwanda ubantegurire, hanyuma
iby'amatike n'ibyo bazarya n'ibyo bazambara baje mu ivugabutumwa aho turi byose twarabiteguye nta kibazo. Unshakire batatu beza bavuga ijambo ry'Imana neza. Henga imiterere izikore kuri umwe rero. Muracyari hano? Amen. Muyobozi uze kumfasha ntaza gutinda. Abajyana ahantu mwigeragezwa uko ari batatu, imiterere bose bafite isezerano rimwe ryo kujya hanze, bose ni abigisha beza, ni abahanuzi beza, ariko bagiye kuri tere yo kubareba imiterere. Aha. Uwa mbere ati yewe ntabwo njya nywa mukaro. Atukurikije amavuta mfite jewe urabona nanywa mukaro. Amavuta yanjye jewe nanywa mukaro. Kumbe ntiyamenye ko bari mwigeragezwa ngo barebe ko batazasebya abanyarwanda hanze. Bajya gutegura nijoro bategura ibyo kurya bisanzwe biriho ibishyimbo bitagira inyama. Avuga ati ariko murasuzugura. Wayemeza atariho igitambo amaze iki? Igitambo ngo ni inyama. Ati kandi nge ahantu amavuta yanjye ageze ntago nkirya inyama zose mbonye, sigaye ndya inyama z'umweru. Ubwo ni amafi n'inkoko. Amavuta yanjye yarazamutse. Nimunategura inyama nimunegurira ibindi bitari inyama z'inkoko cyangwa amafi, kubera ko Imana yagize gute? Imiterere. Wa muntu wo hanze hamagara urya bahaye misiyo yo gushaka abigisha, arambwira ati nakuboneye babiri bazima, undi afite imiterere mibi. Arata kujya hanze, arata amadolari, aratumugisha kubera inkoko we ngo ntiyanywa mu karunga arya inkoko ngo kubera amavuta yazamutse. Yawa nizere ko muri hano. Imiterere ituma umugore urugo rumunanira kandi yararugezemo baramubwiye sheri ishushu be. Nyuma y'ukwezi kumwe uramwihishura uti se, akavuga ati se ni umuntu nazanye cyangwa imiterere. Kandi ikintu gikomeye uretse Yesu wenyine nta wundi muntu ujya uhindura imiterere. Imiterere abakobwa barimo hano mushaka abagabo mwese amen. Subwo ndababuze. Uraho nyampi, uraho nimero yanjye ikuye he, byagenze bite? Uko kutamuzi rero ngo ubwo imiterere rero igahita ituma wicira isoko ngo wahamagawe n'umuntu utazi. Imiterere yatuma uhera iwanyu. Character. Imiterere. Abantu benshi bazinutswe abashyitsi kubera abashyitsi babi bafite imiterere mibi, aragusura akagenda kwibye. Ukavuga uti nta muntu w'Imana ukibaho, kubera wahuye n'abantu bafite imiterere mibi. Ubu hari abantu bazinutswe abakozi mu rugo, avuga ati sinzongera kugarura umukozi, nzemera umugongo nkuce ariko sinzagarura umukozi kubera imiterere. Mu mabiro aho mukorera, aho mucururiza, bituma abantu bavuga ngo nta murakora ukibaho kubera imiterere. Imiterere ishobora gutuma ubura umugisha kandi Imana yarabisezeranye. Imana ihindura imiterere yacu mibi. Abaje gusenga amen. Abaje gusenga amen. Imiterere. Uraza umugabo ku nkeke, urashaka gukora retushe ngo z'ibihumbi 50. 50 retushe n'iki gihe cy'abanyeshuri kimeze gutya. Imiterere. Ngo urabona ngo abantu ngo basigaye bansuzugura ngo none ngo urabona ngo ubwo ni ngo imiterere. Imana ihindura imiterere yacu. Abaje gusenga amen. Imiterere irakubwira ngo ngiye n'intambara igitenge cy'ibihumbi 200 sinzaba ndi umugore wo muri sejemu. Kandi ubwo umugabo ahembwa saa senkani, umugabo wahembwa saa senkani, mwishyura inzu y'ibihumbi 80, murya stock y'ibihumbi 30 wenda bwo kubaciriritse. Uratekereza ko imiterere yawe idakwiye kukubwira agaciro k'umushahara umugabo wawe ahembwa, ariko kugira ngo uzemeze abagore bose ba sejemu ubwira umugabo wawe tinutama igitenge cya super y'ibihumbi 200, ntago nzaba ndi umugore, baransuzugura. Kujya mu ijuru muzarijyamo mwamaze kuba abantu bari clear. Ntago Imana ijyana y'abana babanyakavuyo. Twaje gusenga munyikirize amen.
ubu dufite abantu baje hano kubyina basize badashasha amariri yabo. Kabyina wasize uburiri utabushaje, noneho umugabo yataha nimugoroba ngo shenge nagiye gusenga sejemu. Wagiye gusenga sejemu ute wasize udashaje? Mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwakwezwa. Kubana n'Imana ni kimwe no kubana n'abantu ni ikindi. Ntushobora kubana neza n'Imana utari washobora kubana neza n'abantu. Abaje hano twese amen. Abaje gusenga haleluya. Ntibishoboka kubana neza n'Imana utari wabana neza n'abantu. Biruzuzanya. Tuzababyinisha ibisirimba byinshi, ariko nimugera mu isi y'ibisanzwe mu buzima busanzwe usange mufite amayesheke, muhora imbere y'Imana murizwa n'ibyo mwagakwiye gukemura, Imana igakemura ibyabananiye. Yes. Sawa. Siko munyumvise? Twese amen. Imana ifite inshingano zo gukemura ibyakunaniye, ariko ibyo ushoboye genda ubikore. Twese amen. Genda ucuruza inyanya hano ruguru niwunguka senkani. Niba nta sezerano ufite byo gukorera Imana ngo wirirwe mu nsengero zo mu mujyi wa Kigali, genda ucuruza inyanya hano ruguru. Kari nabo yakanira babwe ngo nimunkorere ndabakeneye, ariko niba iryo jambo utararyumvise reka kwiruka mu byumba ngaho ku Muhima, ngaho Gatenga, ngaho Sejemu, ngaho Nyarugenge ngaya. Iminsi yose yarafashwe, muzakora ryari? Imiterere. Abaje gusenga amen. Nose wowe inkote zimwe ziba mu kabati, izindi ziba munsi y'igitanda, izindi ziba muri garderobe, izindi ngo si iryo juru Imana irarifite ry'abantu bagira akavuyo nkako. Imana yabwiye Abisiraheli bava mu butayu, bava muri Egiputa bajya i Kanani, irabwira ngo sinshaka umwanda, mugendane ibihosho. Mugendane ibihosho, uvuye ahantu kereke pare ajya asiga akoze isuku. Imana ikunda ibintu byiza. Abaje gusenga amen. Abaje gusenga amen. Sawa. Imiterere ishobora gutuma amasezerano yose n'ibintu Imana yavuze ubirata kandi bihari, ikajya ibihereza abaturanyi bawe. Imiterere. Mu miterere harimo akantu a yako. Imiterere ituma abantu bahemuka, guhemuka. Kandi noneho abarokore bageze ku kigero cyo kutaba babihemu kuri banki, baba babihemu mu baturanyi. Murahare amen. Babihemu mu baturanyi. Urya muntu wagujije 5 umubwira ngo yamuha saa 11 ubu warayamwishyuye. Kano kazo tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Mwisi y'umwukura ibihemu kuko wasezeranye ibyo utashoboye gusohoza. Muracyari hano kumva ijambo ry'Imana amen. Nose murajyangire neka, ariko Yesu yambwiye ngo icyo yababujije nicyo kipfunyitsemo umugisha wose mukeneye ku Mana. Twese amen. Bo abasore n'abakobwa muri riteraniro, message eshanu usendinga nijoro: I love you, I love you, I love you, I love you. 5 cyangwa 10 biterwa, ukagira ngo noneho wahawe urukundo rwo gukunda bose nka Yesu. Rosaline Mugatenga araye kuri I love you. Nuza w'igisenyi araye kuri I love you. Ingoma araye kuri I love you. Uri bihemu mwisi y'umwuka kuko amarangamutima y'abantu babandi wangiza. Twese amen. Nasirafi dufate abantu tubajyane mu ijuru n'ibyinaha byatunaniye. Oya. Hako ubuhemu. Simwe nabwiye hano nabonye karamamaye ku isi yose, babwira ngo umukozi ukoresha nawe n'umuntu ashobora gukosa, ashobora kugira intege nke, ashobora kugira ibyo yangiza. Namwe ngo usanze hari ibyo yangije umukata umushahara gute, ari umwana wawe wamukorera iki? Eske nuzi ko ari umuntu nawe ashobora kugira intege nke ku kintu runaka? Mesi yari wowe ubikoze bigenda bite?
aho nawe akeneye imbabazi, uretse ko n'abakozi bacu nabo bafite akabazo, nabo bakwiye kwigishwa izindi nyigisho, ariko kandi ukwiye kumenya ko nawe ari umuntu nkawe. Uwa mbere mwatandukanye mushwanya, uwa kabiri murashwana, uwa gatatu nawe nturi mwiza. Nubwo tuvuga ngo muka Potifari si mwiza, ariko burya nawe nturi mwiza. Abaje gusenga amen. Muka Potifari si mwiza kuko ari muri Bibiliya, ariko nawe tugeze kuri page yawe. Tugeze kuri page yawe. Tugeze kuri page yawe. Mu gihe cyo guteka ibishyimbo ntujya mu gikoni, ariko mu gihe cy'inyama usiga uzibaza. Ubu dufite n'abantu baza gusenga basize komande mu rugo ngo ngiye gusenga sejemu, wibeshye. Kandi biravuga ngo mu gihe wasenze ibyo wari kurya wihotorera abakene, ariko mwasize mubwiye abakozi ngo mwibeshye, mayoneze ntukoreho, amata y'ifu ntukoreho, ndaje mu kanya ngiye gusenga Imana ishobora byose yo gahora ku nkuba. Kandi biravuze ngo ifunguro ari kurya uwo munsi urihereza abakene barirye. Ariko mwe mwasize mutanze komanda mbwa uteka ibiryo byiza ntushyiremo umunyu mwinshi, urabizi ko ndwaye diabete, ngiye gusenga sejemu ndaje mu kanya, kandi uteke kare papa boy ataza kugira ikibazo. Imiterere. Hanyuma mu miterere harimo akantu ka kabiri kitwa uyobo warekeraho we. Icya kabiri gishobora gutuma amasezerano y'umuntu n'ibintu Imana yavuze birinduka kandi yarabivuze, ni ukutagira gahunda. Ubuzima butagira, namwanyikirije ko mbakunda. Ubuzima butagira gahunda ni abantu bameze nka Rawubeni. Ise Yakobo yarambwiye ngo Rawubeni mwana wanjye uri nk'amazi adahama hamwe, kuko mu buzima bwawe nta gahunda ugira. Ejo bundi warifashe uryama ku buriri bwanjye. Rawubeni yakoze icyaha, aragikora kirarama kimara iminsi, Imana ikimwibutsa ku munsi wo gutanga umugisha. Yakobo Imana iramuhishurira amwe ngo mbwirire Rawubeni, umubwire ngo Rawube umeze nk'amazi adahama hamwe. Dufite abantu bafite ubuzima butagira gahunda, bimuka Imana itavuze, ngo bahunze abarozi ngo n'abaturanyi babi. Ubona uzajya he hataba abantu babi, ubona uzajya he hataba abarozi, niho uzatura. Nta hantu hatagerwa n'umubisha, ibibi nta hantu twabihungira, ntaho mwisi ntaho, ijuru nihiwabo wabizera. Dufite abarokore mubyeyi nasanze uri kwigisha, dufite abarokore batagira gahunda. Ubuzima bwabo uyu munsi Imana yabateye iteka ikaguha udufaranga, uhita ubona ugeze ku yindi level yo kutaba mu nzu y'ibihumbi 50, kandi nta kigutwaye, abana baryamamo bagakwirwamo. Aho kuko Imana yazamuye agashahara gatoya, ugiye mu nzu y'ibihumbi 200, kandi uko uzamuka niko uzamura amaganya. Ubuzima butagira gahunda, abarokore batanyurwa buri munsi. Iyo bagiye mu mujyi murahabona, anyura ku gatenge ati karagatenge ndagashaka, akanakigura nta gahunda yari afite yacyo. None wasanga inyanya mu rugo zashize, ugasanga uri gutuka umukozi ngo inyanya muziteka nabi, kandi amafaranga wari ukwiye kuzihahisha wayatakaje mu mujyi kora wagabanya agakanzu keza, akajipo keza, agashati keza, agapantaro keza. Abarokore batagira gahunda. Muracyari hano twese amen. Imiterere harimo no kutagira ubuzima butagira gahunda, ubuzima butazi kumanaginga, kujera, ndabivuga gute mu Kinyarwanda, kumenya ibikenewe. Ubu dufite abakobwa batanyurwa n'amatelefone batunze, bumva shaka iPhone man. Iyo ufite yagutwaye iki niba nta mushahara ugira wo kuyigura? Uzarinda usambane, uzarinda wibe, uzarinda umwesikora kuri sheri wawe, uzarinda umwesikora mu bagabo cyangwa abandi kugira ngo ubone iPhone, kubera ubuzima bwawe nta gahunda bugira. Muranyumvise? Twese amen. Mwihangane mu kanya Claude arabahanurira. Icya gatatu mu miterere, ubwo gahunda
harimo gukererwa, harimo muzi ikintu Safira yazize. Safira muzi ikintu yazize. Safira burya yari afite amahirwe yo kubaho, kubera ko iyo amenya amakuru y'ibyabaye ku mugabo we Ananiya, ntatakererewe iteraniro, yari kubona ibirenge by'abajyanye intumbi y'umugabo akavuga ati mumbabarire, n'ukuri yeri mbabarire, burya twaribye. Ariko yaje mu iteraniro n'ibitenge bigize, urumva Petero amaje ati se uvuye he? Safira ati mvuye kurya ku bintu Imana yavuze. Yewe ati se hanyuma ibiguzi by'isambu ni ibi? Ati urabona umugabo wanjye yagurishije isambu aranzanira, nanjye mvuye guhaha, urabona akomeze neza, ndi mu byavuzwe n'Imana. Abaramwe ati mbwira. Yewe ati nukuri kose ibiguzi by'isambu ni biriya, nta na kamwe twakuyeho. Petero aramureba aramubwira ngo nawe uhuje inama n'umugabo wawe, niwe wamenye ibyabaye, ngibyo ibirenge by'abavuye gushyingura umugabo wawe, nawe biragutegereje. Imana iduhe kugira gahunda. Munyikirize amen, munyikirize amen. Sawa, reka dusenge. Utaha ninza nzababwira ibintu 5 muzakora kugira ngo mutere intambwe yo kurinda icyo Imana yavuganye namwe, kugira ngo mwene data nawe aze kubona umwanya wo kuvugira Imana. Paulo yabwiye Abakorinto arababwira ngo abantu bajye badutekereza ko turi ibisonga bya Kristo byeguriwe ubwami bw'Imana. Abantu bajye bagutekereza ko uri igisonga cya Kristo cyeguriwe ubwami bw'Imana. Nibagera mu miterere yawe basanga ari très bien, nibagera mu ahantu hose abantu bazagushakira bazasanga ari nta kibi. Imana yaravuze ngo mfite abagabo 3 nka Daniel na Yobu na Nowa, nakiza ubwabo bugingo. Munyikirize amen. Sawa, reka dusenge, ibindi bisigaye nzabivuga ubutaha. Bya bintu byose Imana yavuganye namwe, y'amasezerano yose Imana yabahaye, hariho kondisiyo yitwa kurinda, hariho kondisiyo yitwa kubirinda. Kubirinda, niba ari ibiryo Imana izabiguha, ariko se mu gihe cyo kubirya uzaba witwaye ute? Niba ari imyenda Imana izayiguha uzambara, ariko uzaba wambaye ibimeze bite? Niba ari ukujya hanze uzajyayo, ariko uzaba yute? Niba ari ukwishyurira abana amaminervari bakiga, Imana izabikora, ariko hari amategeko n'amabwiriza agenga amasezerano. Imana igiye kubaha muri aya materaniro. Munyikirize amen. Kandi abantu bose babaye intwari zo kwizera muri iki gitabo babanye neza n'Imana, barinda ibyavuzwe n'Imana. Mwanditsi wabere yaravuze ngo n'Imana ntigira isoni zo kwitwa Imana yabo. Barinze ibyavuzwe n'Imana, Imana yemera kwitwa Imana yabo. Duhombeke amaso yacu. Mugenzuragana mwishu ujya utumbira Yesu, aza kuyobora maho, ujya umuhanga amaso, ujya umuhanga amaso, ujya umuhanga amaso, ajari kumanywa nijoro, ajari n'umutumbiri kumanywa nijoro. Reka dusenge. Bwira Imana ngo Mana, ndashaka kumpereza imbaraga zo kurinda ibyavuzwe nawe, kandi mugirire Imana icyizere, ibintu byose Imana yavuze izabisohoza, ariko iduhereza imbaraga zo kubirinda. Duhe imbaraga zo kurinda agakiza, kandi imiterere yacu itari myiza Imana yihindure, kugira ngo tubeho mu buzima bwubaha Imana, buhimbaza Imana mu kuri no mu mwuka. Habaye hari umuntu muri iri teraniro utarakizwa ngo yakire Kristo umwami n'umukiza, abayeho mu buzima bujarajara butagira icyerekezo, muri aya materaniro Kristo yakugirira neza, nawe ubuzima bwawe akabuha icyerekezo, ubuzima bwawe akabuha ishusho nubwo nta shusho bufite. Ubuzima bw'ibyaha mu isi y'umwuka bugaragara nk'ubuzererezi, kuko umuntu aba atagira igisekuru, umuntu aba atagira ahavuka mu isi y'umwuka. Ariko uyu munsi Imana yakubyara ukitwa umwana w'Imana. Niba uri muri iri teraniro wazamura ikiganza cyawe tukaguhuza na Yesu, kugira ngo nawe winjire mu mubare w'abana b'Imana muri uyu mugoroba. Zamura ikiganza cyawe niba urimo utarakira Yesu, cyangwa waramwakiriye ukagwa, utarabatizwa umubatizo w'amazi menshi, umubatizo wa Yesu yabatijwe. Zamura ikiganza tuguhe amahirwe yo kubana n'Imana neza. Ndabona uyu munsi abantu bateranye
bose ari ab'itorero ntacyo bitwaye. kandi reka mbinyinge twese iteraniro duhaguruke. na byinshi bimbuza gukora ubushake bwawe mwami, ubushake bwawe. ngambirira buri munsi gukora ibyiza, ariko ibyo ngambiriye ntaba ari byo nkora. umwanzi wanjye ahora antera nkateshuka inzira zawe, nagambirira gukora ibyiza, ibibi bikansi imbere. namenye ko ngoswe n'igicu cy'ingabo nyinshi zikomeye, ntabwo bafite habe na gato. Yesu mbereye maso, ndakomeye ndashikamye, byiringiro byanjye biri muri we. icyo yavuze ntiyivuguruza, yavuze kwizandinda amanywa nijoro. umwanzi wanjye ahora antera nkateshuka inzira zawe, nagambirira gukora ibyiza, ibibi bikansi imbere. namenye ko ngoswe n'igicu cy'ingabo nyinshi zikomeye, ntabwo bafite habe na gato. Yesu we, Yesu mbereye maso. Imana ifite inshingano zo gukora ibyo yavuze, kandi Imana yifitiye icyizere cyo gusohoza amasezerano yose yagiranye nawe. ariko muri aya materaniro ukwiye guhabwa imbaraga zo kurinda ijambo Imana yavuganye nawe, kugira ngo ritazagushakisha rigasanga utari hahandi mwavuganiye. Bibiliya iravuga ngo siko bizaba mu bategereza Uwiteka, ngo nta n'umwe uzakorwa n'isoni, ngo keretse abaca mu isezerano bakarivamo ari nta mpamvu. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe uduhaye muri iki gicamunsi, muri uyu mugoroba. Haleluya. Ibintu byose wavuganye natwe ufite ubushobozi bwo kubirinda, ko ni kubabwiye Yeremiya, uramubwira ngo Yeremiya, waroye neza uburyo ndinda ijambo ryanjye kugira ngo nzarisohoze. Ufite ubushobozi bwo kurinda amasezerano yose wagiranye n'aba bagabo, kuko imbaraga zatumye ibivuga ni nazo imbaraga uzakoresha ubirinda. Ufite imbaraga zo kurinda amasezerano yose wagiranye n'aba bamama, kuko imbaraga zatumye ubivuga zizatuma unabisohoza. Hari imbaraga zo kurinda amasezerano wagiranye n'aba basore n'abakobwa, kuko icyagutaye kubivuga kizatuma unabirinda, kuko udahindurwa n'ibihe. Nta gacu ko guhinduka kakugaragaraho. Duhereze imbaraga zo guhagarara mu mwanya udukeneyemo. Duhereze imbaraga zo guhagarara mu mwanya udukeneyemo, kuko ijambo wavuze no kurisohoza uzarisohoza. Ariko se nuza kurisohoza uzasanga abantu babakiri mu mwanya mwiza. Uturinde abahanuzi b'abasaza dushobora guhurira nabo muri iyi nzira. Uturinde kuba ibisonga bibi. Duhe kugaragaza ubwami bw'Imana. Bibiliya yavuze ngo abantu bakwiye kujya badutekereza ko turi ibisonga byeguriwe ubwami bw'Imana. Bidushoboze Mana, kandi ubuzima bwacu budafite gahunda ubuhe gahunda. Uduhe ubwenge kugira ngo tubashe kugenzura ibihe n'iminsi. Uduhe imitima y'ubwenge muri aya materaniro.
iteraniro kugira ngo ibihe bitatumaramo imbaraga z'umutima. Duhe inyifato, duhe disipurine mu isi, duhe disipurine mu baturanyi, duhe disipurine mu badukoresha, duhe disipurine mu badukoresha, duhe disipurine mu itorero, duhe inyifato y'abana b'Imana, kandi ubuzima bwacu bukuremo akajagari. Duhe imitima inyuzwe, ishimira ubwami bwawe. Tugukomeye amashyi tugushimira kuri Imana igira neza. Ababyeyi bakuvugirije impundu muri iri teraniro, natwe tugukomeye amashyi menshi dushimira Imana iri muri aya materaniro mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Tumutunge ibiganza umwigisha wacu, tumusabire umugisha. Imana imuhe iki?